Umugisha w'Imana ubane nawe wowe udukurikiranye, wowe uhisemo gukurikirana iyi channel ya Eva Mama Lionel. Jewe tugiye kuganira amagambo y'Imana. Nitwa Nyirabagenzi Alice Mama Lionel. Uwiteka Nyiringabo akumpere umugisha mwinshi cyane. Tugiye kuganira amagambo y'Imana, ariko mbanje kukwiyegereza wowe uri aha hafi muri iki gihugu cy'u Rwanda. Imigisha y'Imana ibane nawe, kandi wowe udukurikira uri hanze y'igihugu mu mpande enye z'isi. Amahoro y'Imana abe muri wowe, kandi udukurikirana ufite ibibazo, Uwiteka akubera igisubizo cy'ibibazo byose. Kandi nawe udukurikira uri mu nzira ugenda ugere amahoro, hanyuma udukurikira ufite ikibazo cy'intege nke mu mubiri utazi impamvu zibitera, Uwiteka Imana aguhereze imbaraga nyinshi cyane. Imana ibahereze umugisha mwinshi rero. Hanyuma ndagira ngo tuganire amagambo y'Imana, ariko kugira ngo buri gihe ko amagambo y'Imana ageze hano uyabone bitakugoye, nuko ukanda kuri subscribe, kandi nubikora bizakorohera gukurikira ibindi bintu bizakomeza amasengesho, ivugabutumwa, impuguro zitandukanye. Ndagira ngo rero tuganire amagambo y'Imana dusanga mu gitabo cya kabiri cya Mose, cyitwa Kuva gice cya 14. Turasoma duhere ku murongo wa 15 turaza kugeza ku murongo wa 20. Haravuze ngo, Uwiteka abaza Mose ati, niki gitumye ntakira? Bwira Abisiraheli bakomeze bagende. Nawe umanike inkoni yawe, urambure ukuboko hejuru y'inyanja, uyigabanye Abisiraheli bace mu nyanja hagati nko ku butaka. Nanjye ndanangira imitima y'Abanyegiputa bajyemo babakurikire, mbone kwihesha icyubahiro kuri Farawo no ku ngabo ze zose, no ku magare ye, no ku bahetswe n'amafarashi be. Abanyegiputa bazamenya yuko ndi Uwiteka nimara kwihesha icyubahiro kuri Farawo no ku magare ye, no ku bahetswe n'amafarashi be. Marayika w'Imana wajyaga imbere y'ingabo z'Abisiraheli arahava ajya inyuma yabo, ya nkingi y'igicu iva imbere yabo ihagarara inyuma yabo, ijya hagati, ijambo nshaka ni iryo ngiryo, ijya hagati y'ingabo z'Abanyegiputa n'iz'Abisiraheli. Bari babera igicu n'umwijima, abandi babera umucyo ubamurikira nijoro, ntibegerana iryo joro ryose. Bane bahereza umugisha mwinshi cyane. Ndashaka ko tuganira kuri aya magambo y'Imana. Izi ni inkuru z'uburyo Uwiteka akoze ikintu cyiza tutazibagirwa, guca agasuzuguro hagati y'Abanyegiputa n'Abayisiraheli. Uwiteka akoze ikintu abagore n'abagabo n'abakobwa n'inkumi, ibinkumi n'abakobwa bakiri bato n'abasore b'imigenda ndetse n'abasore b'ingimbi tutazibagirwa. Tuzabivuga mpaka izi nkuru tuzazivuga mpaka, kuko Uwiteka akoresheje imbaraga nyinshi kugira ngo avane ubwoko bwe kwa Farawo. Sindi bwinjire mu mateka uburyo Mose yagiye kugirana ikiganiro n'Uwiteka, amutumye ngo agende abwire Farawo ngo rekura ubwoko bwe bugende. Aha sindi buhatinde, kandi sindi butinde ku gatendo k'ibikeri, ibibugu, amazi yahindutse amaraso, imperi, mbega sindi butinde ku ngabo Imana yakoresheje kugira ngo ubwoko bwayo buve kwa Farawo. Kandi ndayishimira ko yakoresheje ingabo nyinshi cyane, yakoze ikintu gikomeye cyane kitazibagirana, kugira ngo ubwoko bwayo buve mu maboko ya Farawo. Uyu muhanda uva kwa Farawo mu Egiputa werekeza i Kanani, werekeza ku nyanja, uyu muhanda ibintu byahabereye nabyo biraryoshye cyane. Uwiteka ati, ngiyi inkingi y'igicu ibajya imbere, nihuta mwihute,
nigenda gake mugende gake, nitinda mutinde, nihagarara muhagarare, aho utinda hariho hose mutegerezwa kuyigenda inyuma. Kondisiyo y'inkingi y'igicu ni ukuyigenda inyuma. Nitinda mu busiribateri utindeyo, nihagarara mu bukodo uhagarare, nihagarara mu bushomeri uhagarare. Igihe hamara na ritime ugomba kondisiyo icyitonderwa ni ukugenda inyuma y'inkingi y'igicu. Ijambo rero nshaka ko tuganira nagendereye turi buvuge mu gihe gito y'ubundi nk'abasengera, ni ijambo rivuga hagati. Hagati hatandukanye nuko nari nsanzwe mpavuga. Umwuka wera yamishuriye amakuru y'ibibera hagati. Imana ifashe umwanzuro wo kujya hagati y'umwanzi wawe nawe. Ifashe umwanzuro wo kujya hagati. Niwo mwanzuro ifashe. Iminsi umaze usenga Imana, iminsi umaze uyitabaza, iminsi umaze wezwa, iminsi umaze uyereka ko uri umukozi wayo, iminsi umaze uyibwira ngo wandengeye, iminsi umaze uyibwira ngo nkura ku rutoto rwa Farawo n'abanyagiputa be n'amagare ye ntabara. Imana yumvise gusenga kwawe, none yamanutse kukurengera. Yafashe umwanzuro w'uko igiye guhagarara hagati. Aleluya! Igiye guhagarara hagati y'umwanzi wawe. Ibyari bigucanze, Imana igiye hagati yawe nabyo. Fasha kumvira ijambo, utere haleluya. Aho uri utere haleluya, uvuge ngo ibintu byose byendaga kunyica, byendaga kunsumira, byendaga gutuma isoni zinkora, byendaga gutuma izina ry'Uwiteka riseba, Uwiteka afashe umwanzuro ko ajya hagati y'ibyari bigiye gutuma izina ry'Uwiteka ritukwa ku bwanjye ku banyamahanga. Izina ry'Uwiteka Imana nirihabwe icyubahiro. Ndashaka guhanurira umuntu umaze iminsi uri mu ntambara, umuntu wabonaga bimucanze, umuntu wabonaga agiye guseba, umuntu wabonaga isoni zigiye kumukora. Uwiteka afashe umwanzuro wo kujya hagati cyari kigiye kugukoza isoni. Ndafashijwe cyane. Urumva Uwiteka aritambitse. Mu yandi magambo mu mvugo z'ubu, Uwiteka yemeye kwitambika. Nimba hari n'amahembe bari bakuzaniraga yaramaze iminsi agusogota mu mbavu, Uwiteka afashe umwanzuro wo kujya hagati. Niba yazana, ubwo Uwiteka arahangana nabyo, yabibasubiza, yabireba uko abigenza. Afashe umwanzuro w'uko ajya hagati. Uwiteka afashe umwanzuro wo kujya hagati y'ikibazo wari ufite, hagati yawe n'ikibazo Uwiteka ahagazemo. Imana ishimwe cyane. Imana ifashe umwanzuro. Nshuti yanjye nkurikiye, uri mu ntambara abantu barimo bakuvuga, y'abarimo baguhimbira amagambo y'abanyamatiku, Uwiteka afashe umwanzuro wo kujya hagati. Ntabwo uzongera kumva ibyo bihimbano. Abantu babuze umwanya wo guhimba indirimbo ngo baririmbire Imana, babura umwanya wo guhimba amakorasi ngo bayatere, barimo barahimba inkuru ku bandi. Izo nkuru bamaze iminsi baguhimbaho, izo nkuru zakwirukanisha ku kazi, izo nkuru zagutera icyangiro, izo nkuru zakwicira ubukwe. Uwiteka afashe umwanzuro ko yitambitse. Agiye hagati yawe nukuvuga, agiye hagati. Yigeze kujya hagati ya ba Miriyamu na Mose barimo bamuvuga, barimo bamunegura. Aroni na Miriyamu barimo banegura Mose. Uwiteka afata umwanzuro wo kujya hagati, arangije aravuga ati ibyo mu munegura ntibimugeraho, ahubwo mfashe umwanzuro nk'Imana, muhite musesa ibibembe. Najya hagati yawe n'abakurwanya, abakurwanya bafite ibibazo, kuko Uwiteka agiye kukurwanirira abarwanye. Nicyo gituma yemeye kuza kujya hagati. Ntabwo ashaka ko aka kajagari n'akavuyo bagumya kugutariraho free. Ntabwo ashaka ko aka kajagari bagumya kukagusukaho. Afashe umwanzuro wo kujya hagati. Imana ishimwe cyane, Imana ihabwe icyubahiro. Iyi Imana ifashe umwanzuro wo kujya hagati yacu n'abatuvuga. Tumuhaye icyubahiro, Data wa twese. Izina rye ryubahwe, izina rye ryubahwe. Mana ndakubashye, akira icyubahiro ko ugiye hagati y'ibintu byendaga kunyica, ugiye hagati y'ibintu byendaga kunsaza, ugiye hagati y'ibintu byendaga gutuma isoni zinkora, ugiye hagati y'ibintu byendaga gutuma iyi migi tuyisohokamo tugasubira ibyaro. Ugiye hagati. Uwiteka afashe umwanzuro wo kujya hagati y'abakurwanya mukorana. Agiye hagati.
afashe umwanzuro wo kujya hagati y'abakurwanya muturanye, agiye hagati. Najya hagati ntabwo bazakubona, barahangana n'Uwiteka. Najya hagati ararwana ingabo nini n'intoya, arayayayayaya. Najya hagati abantu ntibari icyambere, ntibari bwisumbukuruze ngo bakubone, ntibari bwihengeke ngo bakubone, ntibari burebe hirya ngo bakubone. Najya hagati barata kontrole, ntibamenye icyerekezo uhagazemo. Najya hagati arahita kwereka inzira, yakohereza ikireti, yakohereza iserafati, yakohereza muri Amerika, yakohereza Canada. Najya hagati arakora ibintu bikomeye nawe utatekerezaga. Imana ishimwe cyane. Kandi imbaraga zikorera hagati yawe n'abantu bakuvuga kutabyara utazakira, izi mbaraga zakoreraga hagati zikakugeraho bigatuma urara nawe ufite pressure. None hagati Uwiteka arahabimuye abigijeyo, agiye hagati, agiye guhangana. Munsi umwe yigeze kujya hagati ya Zerubabeli n'imisozi, aravuga ati sindi burebe Zerubabeli, ubwo ngeze hagati ngiye kuvugana n'imisozi. Aravuga ngo wa musozi we wiyita iki imbere ya Zerubabeli? Naje hagati kwitambika, wiyita iki imbere ya Zerubabeli? Uzahava uhinduka ikibaya. Hagati Uwiteka ntashaka guhangana n'icyo uhangana nacyo, aje guhangana nacyo mu izina ry'Uwiteka Imana Nyiringabo. Haleluya, haleluya. Hagati aje guhangana Yesu we n'abakuzimya, n'abakuzonze, n'abakurwanya. Aje guhangana n'umwuka ukuzimya, aje guhagarara hagati ubundi yirwanirire. Ndamushimiye cyane Uwiteka Imana ko aje hagati yawe. Aho uherereye hari hose, ndagira ngo nkubwire ko Uwiteka aje guhagarara hagati yawe n'ikibazo wari ufite, aje guhangana nacyo, aje guhagarara hagati yawe n'intambara warwanaga, aje guhagarara hagati yawe n'abakuvugaga, aje guhagarara hagati y'abakwiciraga ubukwe, aje guhagarara hagati, aje guhagarara hagati. Ibikurwanya ntibizabura, n'abakurwanya bariyongereye, n'abanzi bariyongereye, barisukiranije, ariko uzaguhagurukira wese azapfa ari wowe azize, kubera ko Uwiteka afashe umwanzuro kujya hagati. Turamushimiye, nahabwa icyubahiro we wemeye kujya hagati agahangana n'umwuka wose waruje kukurwanya mu izina rya Yesu. Aje hagati, aje guhangana n'icyamunara bari bagiye kugutereza, aje hagati, aje guhangana n'amadeni yarakuzonze, aje hagati yawe n'ideni, hagati yawe na cyamunara, hagati yawe n'ukuroga, hagati yawe n'ukuzimya, hagati yawe n'ukuvuga. Uwiteka aje kuhahagarara. Naguhagararire hagati, turamwakire naza guhagararire hagati. Ndagira ngo dusenge Imana aho uri hose, waba ugenda, waba uryamye, waba wicaye, uwo biza gukundira apfukama abwira Uwiteka ati ngira hagati. Mana ndagushimiye, uri umukozi w'umuhanga, urakomeye cyane, ndakubaha, nkubahira kujya witambika. Abanzi bagwiriye uritambika, ijambo ryawe ritweretse ko witambika. Wigeze kwitambika muri gereza, uhagarara hagati. Paulo na Silasi basohoka nta mwavoka bishyuye, basohoka nta mushinjacyaha uhageze. Iyo waje hagati nta mwavoka, nta mushinjacyaha, uriyeranja mu bumana bwawe ukabikora byose. Ndagushimiye kuje hagati y'ikibazo uyu muntu yari afite, uje guhagarara hagati kikamushaka kikamubura. Ndagushimiye kuje guhagarara hagati y'iyi misozi n'uyu mukozi wawe, kuje kuvugana n'ikibazo, uje kuvugana n'intambara. Ndagushimiye ko witambitse, uje hagati, wemeye kutwitambikira, ufashe umwanzuro wo kumanuka ngo uzitwitambikire. Ndagushimiye, urakoze Mana. Ndagushimiye ko ubikoze neza kandi ukabukoze n'ibirenze ibyo nsabye. Mbisenze shima mu izina rya Data wa twese, Umwana n'Umwuka Wera. Amena, amena. Ubuntu bw'Umwami wacu Yesu Kristo n'urukundo rw'Imana no gufashwa n'Umwuka Wera bibane natwe twese ibihe bidashira. Amen, amen. Shalom, shalom.